moto zabo atikaraga, ariko mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri zabazindukanye bajya kunoza imyiteguro ya nyuma. Moto zizasubira mu muhanda tariki ya 2 Kamena nk'uko byemerejwe mu nama y'abaminisitiri iheruka. Ahantu hatandukanye bahuriraga mu mujyi wa Kigali, umumotari yabanzaga agafatwa ibipimo bya COVID-19, nyuma yaho bagahabwa andi mabwiriza y'uko bazitwara nibagera mu muhanda. Ngarambe Daniel, umuyobozi wa Firwa Kotamo, iyi ikaba ari impuzamahuriro y'abatwara moto mu Rwanda, yabwiye RBA amwe muri ayo mabwiriza abamotari bazagenderaho nibaramuka basubiye mu kazi. Uburyo tuzahagarara neza kuri ya metero, uburyo tugomba gushyira uburyo bwo gukaraba, ndetse no kugendana uyu muti ushobora gukaraba ariko ku buryo umugenzi ashobora gukaraba cyangwa ugapuriza muri casque. Ibyo byose turi kubitegura ku buryo uzatega moto azaba yumva ko ubwirinzi buhari kandi ntagire impungenge ko ashobora kwandura ari kuri moto. Tubigisha uburyo bagomba kuzaba bafite agapfukamunwa, ndetse n'umugenzi utagafite ntibamutware. Ibyo byose turi kubiganiraho, ariko noneho tukagaruka no kureba uburyo tuzakoresha ikoranabuhanga. Iki cyorezo bigaragara ko mu gufata amafaranga mu ntoki bishobora kugikwirakwiza. Hari uburyo buzakoreshwa bwa cashless, hari uburyo buzakoreshwa bwo gushyiraho umubazi kuri moto, ku buryo umubazi izajya ijyaho umugenzi y'amafaranga agiye kwishyura, umubazi kabanza kamwereka amafaranga yakoresheje, noneho agakoreshwa mu buryo bwa cashless, umuntu adafata amafaranga mu ntoki. Iri koranabuhanga rya mubazi cyangwa konteri nibyo rizajya rifasha umugenzi kwishyura akoresheje amafaranga ari kuri simukadi y'ikigo cy'itumanaho bakorana. Ibi byose ni ukwirinda gukorakora amafaranga byatuma COVID-19 isakara mu baturage. Abamotari kandi nabo ngo nta mugenzi utujuje ibisabwa bazareba n'irihumye ukurikije izi ngamba bafite. Mugenzi udafite agapfukamunwa ntabwo tuzamutwara. Jewe unazatwara nk'umumotari ukorera muri Kigali, ni umuntu utambaye agapfukamunwa, atakarabye, adafite n'agatambaro, uwo ntabwo nzamutwara. Bavangiriza mubazi bavuga ko mu minsi izakurikiraho ibyo gukoresha telefone bizasimburwa n'ikarita nka zimwe zikoreshwa mu modoka zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali. Muri iyi minsi moto zitagendaga, abasanzwe bazitega icyashobokaga kwari gutonda umwanya ku murongo bategereje imodoka nazo ubu zitarimo gutwara abantu benshi nka mbere. Byakwanga inzira bakayihata ibirenge batitaye ku birometero ifite. Amaguru yazanye ibinya nawe urabyumva, inkweto zashiriye mu nzira. Nk'ubu kuva Nyabisindu ujya Sonatube ntari inyihari, umwanya nagakoresheje njya Kimironko kujya ku murongo, naba nzamutse ngeze hano ku Gisimenti, nkagenda nkahita ngera mu kazi kugiye nagategereje. Ariko moto ihari nava mu rugo mpita mfata moto ngenda. Kuri iyi tariki ya 1 abamotari baragaruka mu muhanda. Ni abantu dutegereje cyane, dore ko nabo bibashimishije. Abamotari ni abantu dukenera mu buzima busanzwe bwa buri munsi, nibagarukamo bizatunezeza bikomeye cyane. Dukomeze twirinde COVID-19 niyo baba baje mu muhanda, twambara udupfukamunwa, dukaraba amazi uko byari bisanzwe, meza n'isabune. Murakoze cyane. Ariko mboneraho kubabwira ati kanda subscribe kuri channel yacu ni Inyungu TV, ukande subscribe, dukomeze kwibanira akaramata. Igizo comedy.